ariko koko navutse nk'abandi bana. Hari igihe niyanga burundu ndetse nkumva nashyira iherezo ku buzima bwanjye. Wenda iyo nza kumenya data wandaye kwe kiri gukomeza kunesha umutwe uje wahereye urambonera urumva nta kibazo ufite rese nze nkwereke basi nyumva ndari hano byonyine ndakwinginze kugira ngo butoza byo kwinginze mbabarira mbabara winantera nifata makanda mse chaho chaho ngo uburinganire ariko ye umva muzumirwa mvuye no gusenga namaze kumenya ko kwa Razoro ari bo bakuruse urumva nabihanuriwe rwose Dushareka konega byuka ni wowe uteka uyu munsi. Byuka. Shaka isi umfashije kumva nashize. Ndamwaragowe ko ubundi ngiye ikigabo kingana kuri ako kugishobora gute. Shaka isi ikibazo singana yacyo. Ahubwo wajya mu cyo kiri ku kiraka cyapatangisha ko yakirangije. None cyakubwiye ko cyacyanze n'agakingirizo. Ariko byarangiye kigakoresha ko nge nta navuga kugikundira. Uburaje byaro ndi mwana utazi se nanone rero. Kibazo ntago ari inda cyakubyara. Hanze hasigaye hari ibirwara kesi. Umva ari bo baza bafite aho bavuye natwe tuba dufite aho twavuye umva mbega umwanda twirirwamo. Ko wajya ureka gushinga none se ubwo wumva ko twabaho dute. Shamba mukire pe. Jensigaye numva naho ntajya gucuruza gataro uko ndumva ndambiwe pe. Ubwo urahazi wasubiye iwanyu mu cyaro kajya guhinga. Kare sinasubirayo. Gusa shana abashwe n'ukuntu kanyamari bori.
bakonjeje wanarga rwaje rumangamanga rutazi icyo gukora abona twebwe twiyanze ukuntu tumeze turiyanze haguruka rero ngangwe nijye guteka sibyo shayi hangane ntago ari njye uba wakubwiye ngo ngwino ujye guteka mbwira nashize imbabare mfashe ejo nzabikora ako dudu wajya ureka fashe nese ko nyine ari ngwino bagagiye amagatiza n'iteka rero numva ntashobora guteka wumve se kugize nakenge nta kibazo ntago byangwa naje urazana nk'ingaki niko ubu se ngufashe ntabwo ngufashe babivuze ukuri koko ngo iminsi y'igisambi bibaze urumva nagiye wagiye hanyuma ko waje kutaje kubitubwira ko waje nuko nari kirimo kuruhuka ariko nagiye rwose ariko wabaye ibandi kuva ryari nta soni ubeshya abantu urabeshya abaturage bambwiye yuko biriwe bakubona iminsi yose bakubona hano mu gasantere utambuka ahubwo wihishahisha barabeshya muze umva maze iminsi mike yangeze hano kandi nari ngiye kumufata rwose habuze gace gato kangana gutyo nuko nyine bahita bansagarira ababingwa urumva baranyiba baransahura n'ifoto rwose bahita bayica ariko ugiye kwigira ibandi neza ndavuze ngo mpereza amafaranga yanjye urumva cyangwa suzane maribori kuko kugira ngo ushuke umugore wanjye mugurisha ingurube mukagenda ngo ugiye kuzana ngo maribori zana maribori cyangwa usubiza amafaranga wagurishije mu ngurube zanjye muzereka nkwingero zifatika ngiye kugaragaza ko nageze mu mujyi wa Budembe ngewe nyine mu mujyi nsesekaramo neza nsesekara mu mujyi wa Budembe urumva nkwingero zifatika uruwa mbere nageze mu mujyi wa Budembe nsanga amatara yaka umutuku n'icyatsi yafuye urukumva yari yafuye none umupolisi ari hagati mu muhanda arimo kuyobora zimwe ziza akazihagarika n'izindi zimucyaho akahita ayobora zino zikamuca imbere n'izindi zimuca inyuma urumva akahita ahindukira akahita yahagarika nariya nayo akahita ahindukira yandi akahita amwe akibere na ndavuze ngo wikomeza kumbeshya nayo manyanga yawe nta mafaranga yanjye cyangwa se umbwire nkwereke ngewe icyo nkora umva mbabare muzenkubwire ngubize ukuri wowe tegura indi foto nzongera amanuke noneho neza noneho zazamuzanye ku bitugu uzanyime nzamuza noneho ku bitugu neza namuzanye umuhereze yindi foto Urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Ushaka ndi mukobwa mwiza curanga neza okay, merci nakoze cyane tumuturanye mushya wawe okay good byiza banyita Tade mwe mwitwa bande nitwa Manibu okay ashante ni byiza ko tumenyanye ashante hose ndi umuturanyi wawe nubishaka na kibazo nzakwigisha ni byiza cyane rwose ni ngombwa kunyigisha tuzagenda tumenyerana iminsi gitari ni nziza buriya iraryoha nanjye mba nicariye nitaramiye nk'ukubona imara irungu cyane biragaragara mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa
kugeza iteka ryose. urabyumva rwose. Ni gahoro gahoro no kugerageza. ariko nk'ibi ni ibiki kuki ukinga ku manywa urugo rw'abakozi b'Imana? Ubu koko abanyamahanga bajya baza bagasanga abakozi b'Imana twakinze bagira ngo iki? Koko cyangwa uwo ntabwo uri mu mwuka? Mwami Imana ndakwiringiye nibyo. Kwa Nyakagabo mwaramutse? Niko ye. Bite Ncumbe? Waramutseho. Amakuru. Bimeze bitese. Ukabyara wambabariye ko ntamira mukiro kamisha rwose. Wayigize wangi bari kunshaka bari kumpiga rwose mbabarira umugore yandeze. Yandeze sinzi byari byo rwose mbabarira umpisha ahubwo. None se wahungira he uretse gusenga Imana ikaba ari kugira neza ikagugiza iki kibazo? Ese abo bana numva barira ubundi ntabiki. Abo bana nyine n'abana banjye nyine umugore yabansigiye ariko bana ni ese umuntu yabihishanya koko ntawe rega wabyaye benshi abana barindwi koko muri iki gihe. Wabanje ukamenya ibyo Ncumbe ko nabyo bitakoroheye. Byanjye se ko byananshanze wa muntu we ibyo byanshanze rwose. Ndwanaho ahubwo ndwanaho. Ahubwo rero dore namisubiza izindi. Mbwira rwose. Reka ngusengere. Reka ngusengere hanyuma Imana ibacishe kure. Ntacyo nyine. Mana mu izina rya Yesu nkweretse uyuze n'imifo berere ayininiwa uyu ntuzuyu rwose Ncumbetse afite ibibazo bimurenze inyanja uyu murabo wenda kumutembana umutabare mu izina rya Yesu amin. Se Ncumbe Ncumbe aho hantu nyaye koko nari nkubwe wa muntu. Inzego z'umutekano n'ubuzima zirashakisha umugabo witwa Ncumbeshi. Watorotse inzego ukekwaho kuba yanduye agakoko ka coronavirus. Wamubona yakwegera inzego zibishinzwe. Uyu ni ukuri mbabarira pe. Kibakora koko Ncumbe. ariko ni Ncumbe ibintu byari byo ufite iki cyorezo. Oya ntago ari byo barabeshya diri niya ndwara y'umugore wanjye bahinduyemo icyo cyorezo cyabo ni ukuri kw'Imana. Urugendo